Chris. Bimeze bite muje? Ndi sawa. Bimeze ute? Cyane sawa tu. Ndabibona ko nubwo nzagenda kwitumeze neza ariko si cyane nkawe pe. Nawe ndabona ubundi kujubundi nigeze kukubona kwa nuze kwa mukobwa kwa Kirina uri bagiye gukora iki mwana? Yego nigeze kumusura bisanzwe. Mwana ngiye sigaye mbona nakwizeye kuko sigaye mbona ibintu ukora. Wayi gute? Abana bato bamaye nta nubwo utinya gutsinda. Uriya na age uriya uriya ari mu cyenda hafa 19 kinga jewe 32 ayari baragufunze mbese mwana ngiye kumubwira sivyo bitewe n'ukuntu namukobwa rero namukunda nako unabonaga wari wamukunze urumva nago nabyizeraga ko nyinshi wakuza wagira urumva ukajya umukunda gusa mwana bro aho nga uramukobwa se uramukunda wowe je nago namukunda ni umwana umwana bajya gukunda umwana afite imyaka ingahe mbere nambe imyaka siyo y'ingenzi urakoze cyane ahubwo rugiye mwana ufone ngiye kureba wa mukobwa ni wanga akora iki umukobwa w'umuganga avurira hariya kuri Ravura sigiye kwivuza ngiye kwivuza tunaganira ako ibintu mwana abantu mugusa nk'amaje ngo ugiye kwivuza nta kintu kizima ugiye kwivuza hano uramubona itangiye kugira oya naye ndimo ndeba se wenda yangira ikintu ndeba kureba bisabye kugenda kuno kose izo sirye rivuyeho se ni mande byo muko naye ndimo ndeba ahubwo kintu tureba kuko turi kuganira turi kureba mwana uri kumbangamira ye ntago ndi kukubangamira ni gutureba umukobwa ukahita ugira irari ringana uko nguko narari nagize ahubwo wowe uri gushaka iki mwana uri gushaka iki wowe wari uri gushaka iki ahubwo wawe kanitaye urataha kanigire uranyura he nutaha aho naciye waciye hariya waturutse wambonye ndi nakubonye kuko waje magaza nago wambonye mani ibintu kabiza nago nakubonye fata inzira utaha yakuzanye nago ari inzira yakuzanye mani nose basi waretse nyigende wanyuze hano nago ari hona nize wapi wimbangamira mani nago inzira nakwemerera kwigira nje sinyamugana n'abakobwa vugana niki n'abahungu tavugana n'abakobwa hari uri kureba kinzira yakuzanye ari iri basi urajya ngo mugenze ngaho nizo mupira ngende mwambaye mu maso hoya urabonerana unyunguye ngaho nyumvi nago nujya kumureba none umwana nago ngira kumureba okay bundi reka nigende wambabarira se ukigira hino nkaba nakubazara nimba nabona kugoye ariko dusare twimitsi rero ajya kumva icyo kambwira sister uraho bazute ngiye bayita Chris ndakeka nahantu hose baranze nyine tu ndakeka ko wambonye nyine ukamenya ntabwo byabura ko waba wamenye so wamenye se ntabwo uyikwigora ndabizi wamenye kandi nayo wasanga wankunze uri mu bantu kuko ubangiye ufite igikundiro sibyo njya nireba nyine ufite igikundiro ahantu hose ngeze abakobwa babangwana ntabwo wankunze ndabizi none ubundi giye kamubwira nagukunze rero bakita iki ashima kazina keza rwose umva uri umwana mwiza nakubonye nyine numva kuba namenyana na Ishimwe na Kigali kwaye Ishimwe kugende mwegere nyine ndemuganiriza kuganiriza cyo bitwaye se wa mu mwanya mu kuganiriza ahubwo sister ntabwo wampa amahirwe amwe gusa nyine mu buzima kuko nawe ndabizi waba wankunze ukaba wenda wamubera ndabizi ntabwo wabyanga ahubwo wahobera mushiki wawe twavuganye uko kuntu gukunda kw'abakobwa kwa ase wa muhungu we je niba nkubwiye ngo uyu mukobwa nagira ngo mbanze mu protocol reka nkwereke igiraho mbanze wapi wambwiye kutashye
hano uhageze. nyine ndi mu rugendo ndimo ndataha tayari marayika murinza baranyohereje bambonye ese ubundi ko wambwiye kuvugana n'abahungu gusa utavugana n'abakobwa? Wari ugiye guhobera mama wawe, mushiki wawe, mubyara wawe, nyokome wawe bijyawe. Nari ndimo mobera nyoko. Mbese uwo nahobera wose ni umukobwa, si mushiki wawe, kandi nabwo nari ngiye kumuhobera. Niba umukobwa njyewe urareba gutyo nyine abantu tuba dufite amahirwe yo kuba twasengera abantu. Turakora nahita ngusengera ngo mu izina rya Yesu Satani yagufashe wigire wapi. Tayari narifashwe n'umwuka wera. Twamuye mu mwuka mani je baba we. Umwuka wera wosha abantu guhoberana uko nguko. Semana basi ikindi kintu wifuza. Ikintu nifuza ari kutahoberana n'uyu mukobwa kandi warangije kumbwira yuko tavugana n'abakobwa. Nago muhobe. Kandi muravugana se? Nuko musengera. Nuko musengera? Uri pasiteri se? Uri shehese? Nje kamubwira buriya nsengera abantu nyine bagafashwa bakajya mu mwuka ngahigira nkwereke. Musengere turebe. Mu izina rya Yesu uyu muhungu afite ibintu byo kwihoma. Kuki tumva? Kuki tumva? Ngo kwihoma? Ye ndi icyondo kihoma kuno. Ndi icyondo. Kandi ya defo yawe imwe yakabo. Imwe yo kwihomoroza dore ko abahungu biyimye. Ese wowe watashye? Ngaho ndebe. Sinakubujije gukora ku mukobwa. Gese ndi wowe. Ni iki cyawe? Uri kumukora hagahinda kakanje mu mutwe ma. Ufite ibintu byazaga. Ugira agahinda se waramubyaye? Watuje mani rwose ibyo ngibyo ko natabikunda. Reka nkwereke sibyo? Nawe reka nkwereke. Icyambere cyo duhura wambwiye kutashye. Umbwira yuko utavugana n'abakobwa. Ihugo mani. Uwo mukobwa nyine urangije kumwirukana. Kumwirukanye? Namwirukanye. Subishimye se? Yishimye. Ahubwo kira kirere. Ahora nakujya umwana w'umukobwa. Ariko abantu muraseka. Uranda mwagemeza gusetsa. Murekure. Uyu mukobwa we mubangamira. Umva mani, uri murabangamira umwana w'umukobwa. Uri muramubangamira. Ndamubangamira hiki? Kumubuza wowe. Ese basi hari nakoje ikintu wumva wifuza. Ni gukorere umwana w'umukobwa. Kadafitanye ibintu tugiye gupanga. Sibyo? Birimo amafaranga. Mbere na mbere utarambwira gupanga, wambwiye kutajya uvugana n'abakobwa. Ubwo uyu wese uyu ni iki ni kinyabiri. Nta kibazo cyawe. Dore ikibazo cyawe nta kintu na kimwe ushaka kumva, ufite ibintu by'akavuyo. Kuba ari umukobwa n'umukobwa, ariko ikindi kintu nta kintu mufana nta n'iki. Hanyuma we mupfana iki? Umukobwa kigenere ko kigengo mbona umuntu mu nzozi se bwacya tugahura. Umwana w'umukobwa ko numva namubonye mu nzozi ra agere wera cyane yote n'uyu nabonye ubu ngubu nanjye nageze mu iyereko. None ko mundeba uko turakureba ureba he? aho narebaga ntago ari mwe narebaga. Isi kwareba twese tutatonze amaso. Mwe mube muhumbije mwahereye kare. Wahumbije yawe mani. Mugende gakesha. Ariko ikintu wamugene navuye ngo hagarara gutya mbabarira wizana akavuyo urumva? Aho se akavuyo kari ahubwo we wizana akavuyo. Isi mani mwaba ko mbona ari ufite ukora atasigiye utaka n'umukobwa n'ibyashaka. we ariko Tuza wowe tuza. Rekura muhagararaho. oya ngomba ko mwibara. Wahamubonye bishatse kuvuga ko uje muri business twawe turimo ukabuje kwica. Ahubwo ya mafaranga katuma tugiye dupanga n'umukobwa ntabwo twahita tugira twayamuha hakiri kare. Oya business muraza kuba muyikomeza ngiye n'icyo namwibariza. Umwibariza iki? Muziranye he? Uko no musaza muzira. Ntabwo namubwira amahubwo. Ntabwo namubwira ngo ntabwo nzi ariko nakubonye ndakunda. Wamubonye uramuzi ariko we ntago akuzi. Ubwo urumva nta kintu muri make mwavuga. Nini kivugira aha kivugira. Yewe urumo gikurari ta. Ko mwagiye mu managing inzoga mwanyweye. Hoya ntago ari ikibazo zikimufata kaya. Ahubwo mwebwe mwanyweye. Ayagara. Mwebwe mwanyweye. Iki? Dore impamvu mwe mwanyweye. Niba umwana w'umukobwa namwibariza Umubaza iki? Nta kintu umubaza. Uramubaza iki nyine tamubajije cyangwa se? Oya ngomba kumubaza. Ntago azi kuvuga ndabizi arabizi. Ntabyo azi. Ndamwigisha. Waramubyaye se? Yewe hano basi nimba hari ikintu yumva wifuza basi mbanze mvugana n'umukobwa turangize byo twaye turimo. Jewe mureke basi bari nigiye muri biro zanjye nigende.
Skills zawe ni Ah, izi. Jipo. Umeze ute Jipo? Ni sawa ni sawa. Ah, Chris. eka sha uza ko umwaka nawe Pazo umeze ute? ibyo biba ko bizahindusha. Dore wa mukobwa nari ndose. Yo, njye n'ikimenyimenyi sinjya ndota nababeshyaga n'impamo y'Imana. Uraje ubone ko warotaga.